Yesu ashimwe waramutse neza uyu munsi wanjye uyu munsi wawe ukubera umunsi wo kugwiza imbaraga z'ubumana muri wowe wibuke ko ijambo ry'Imana iyo urishyizeho umutima ntago rigupfira ubusa riguha imbaraga zo gutsinda iby'isi kamere yawe igasinzira umwuka wawe ukaba hejuru ya kamere ntubugitegekwa n'irari ry'umubiri ntubugitegekwa n'ibyo satani atambutsa imbere yawe ahubwo ukagira imbaraga zibasha kubitsinda ugahinduka umukristo umutsinzi ariko ni wowe ubigiramo uruhare fata ijambo ry'Imana riguhindukire ubuzima utarisoma kugira ngo urimenye mu mutwe uzaryigisha abandi cyangwa bizereka abandi bantu ko turizi ahubwo turisoma kugira ngo riduhindukire ubuzima tubashe no kurishyira mu bikorwa reka dukomeze gufatanya gusoma muri uru rwandiko Paulo yandikira Timoteyo rwa mbere ku gice cyawo cya nyuma cya 6 umurongo wa mbere n'uwa kabiri harambira ngo abagaragu b'imbata bajye batekereza ko bashebuja bakwiriye kubahwa rwose kugira ngo izina ry'Imana n'inyigisho zacu bidatukwa kandi abafite bashebuja bizera be kubasuzuguzwa nuko ari bene data ahubwo barushaho kubakorera kuko abagirirwa uwo mumaro ari abizera n'abakundwa ujye wigisha ibyo ubibahugure nanone muri izi nama Paulo arimo kugira Timoteyo bari bahagaze mu gihe cy'imbata n'abashebuja ariko uyu munsi hari abakozi n'abakoresha arimo aramugira inama ngo niba uri umukozi kubura umukristo kandi ukoreshwa wenda na mwene so musangiye iby'ubwami ntago bikwiriye kukubera impamvu yo kutita ku kazi ndetse no kutamwubaha ngo nuko ari mwene so inshuro nyinshi turabibona muri rugendo aho abakozi b'abakristo bakorana bashebuja b'abakristo bashobora kubasuzugura ndetse bashebuja babacyaha cyangwa babakosora bakagenda bavuga ngo bari abantu ntago bakijijwe ntago ari byo nimba ndi umukristo mfite umukoresha hejuru yanjye nkwiriye kumwubaha nubwo yaba ari mwene data yewe nubwo nabamuyobora mu bigendanye n'iby'umwuka nkwiye kubaha iby'akazi ndetse nabikora neza ntago iminsi yo gusenga no gusiba nyifata ngo siba akazi nshinzwe gukora ahubwo nasengera mu kazi ndetse ngasenga no mu minsi yanjye y'ikiruhuko ibyo ngibyo bituma Imana ibiduheramo umugisha ndetse gasubiza gusenga kwacu ko by'ibyifuzo bitandukanye by'akandi kazi tuba wenda twifuza ntago ari impamvu rero yo kugira ibyo nica ngo nuko abo dukorana ari bene data ku murongo wa 5 aravuga ngo n'impaka z'abantu bononekaye ubwenge bakamyemo ukuri bibwira yuko kubaha Imana ari inzira yo kubona indamu icyakora koko kubaha Imana yo gufatanije no kugira umutima unyuzwe kuvamo inyungu nyinshi ngo abantu bononekaye ubwenge bakamyemo ukuri bibwira yuko kubaha Imana ari inzira yo kubona indamu ntago kubaha Imana ari inzira yo kubona indamu icyakora yo kubaha Imana gufatanyije no kugira umutima unyuzwe niko ko bivamo inyungu nyinshi igikwiye kugutera kubaha Imana ntago ari kugira ngo Imana igire ibindi bintu ikwishyura cyangwa se igire ibyo ikungura igikwiye kugutera gukorera Imana cyamaze gukorwa ntago utegereza inyungu runaka ahubwo Yesu yamaze kugikora ku musaraba no ngo cyakozwe kiraguhagije kugira ngo ugendane n'Imana neza ubahe Imana neza ntago gukurikiza amabwiriza y'Imana n'ibindi bintu bitandukanye nasoma mu ijambo ry'Imana biterwa no gutegereza inyungu runaka nkwiye kubiterwa no kwibukura ukundi Imana yankunze no ngo cyansabaga kugira ngo nkorere Imana niho Imana wese cyamaze gukorwa ku murongo wa 7 n'umunani kuko ntacyo twazanye mu isi kandi ntacyo tuzabasha kuyivanamo ariko ubwo dufite ibyo kurya n'imyambaro biduhagije tunyurwe nabyo kuko abifuza kuba abatunzi bagwa mu moshya no mu mutego no mwirari ryinshi ry'ubupfu ryangiza rikaroha abantu mu bibahenebereza bikabarimbuza ntago hangari arimo kutubuza gukora kugira ngo twunguke ahubwo izi nama ziravuga gutya gusa ngo kuko ari ntacyo twazanye mu isi kandi ntacyo tuzabasha kuyivanamo iri hame kurimenya nkamenya ko ntacyo nazanye mu isi kandi ntacyo nzabasha kuyikuramo ntago rimo rimbwira kudakora ariko rimo rirambwira kudakora mbyiziritseho nuvuga ngo ndakora mu byo gukiranuka nkore nubashya Imana kuko ibyo ngibyo ntago nabirwanira ko nubundi ntabyo nzajyana ndakora inshingano nkore niteza imbere ariko mfite ibyo hame mu mutima ko nta kintu cyo mu isi nubundi nzajyana kubera ko kubyizirikaho cyane bituma kenshi abantu bacumura ku Mana ndetse banduranya n'abantu ku murongo wa 8 nanone havuze ngo ariko ubwo dufite ibyo kurya n'imyambaro biduhagije tunyurwe nabyo kugira umutima unyuzwe akenshi bidusunikira mu kubaha Imana iyo umuntu afite umutima ukanuye amaso ubuzima bukanuye amaso butanyuzwe namba bimwinjiza mu mitego myinshi ya Satani nibyo bavuze ngaho ku murongo wa 9 ngo kuko abifuza kuba abatunzi bagwa mu moshya no mu mutego no mwirari ryinshi ry'ubupfu ryangiza rikaroha abantu bibahenebereza bikabarimbura abantu benshi bararikiye ubutunzi inzira y'agakiza yarabananiye kubera ko niba yegambire kubona ubutunzi akoresha inzira arizo zose kandi nyinshi muri zo ziraba atari nziza arahitana abantu ashobora kwemera agasambana ashobora kwemera agatanga abandi bantu kugira ngo akunde abone ubwo butunzi gushaka ubutunzi ni byiza ariko nabura ririkiye cyane musohora mu nzira y'Imana nagira ngo ukomeze ushake iterambere ryawe ushaka ubutunzi ariko udataye kuzabana n'Imana mu ijuru ku murongo wa 10
ngo kuko gukunda impiya ari umuzi w'ibibi byose. Hariho abantu bamwe bazirarikiye barayoba bava mu byo kwizera bihandisha imibabaro myinshi. Amafaranga ari tuyakoreshe nk'igikoresho, yewe kuyakunda akenshi biba bigiye gusimbura Imana. Mwibuka ko mu magambo Yesu yivugiye yavuze ku Mana ebyiri, yavuze ko bidashoboka ko umuntu yakorera Imana data ngo akorere na mamoni cyangwa se urukundo rw'amafaranga. Ni ukuvuga ngo amafaranga ashobora kubera umuntu umwami akamutegeka rwose, nituyashake ariko twe kuba imbata zayo. Imbata zayo ziba zabayo gute? Ni ukuvuga ngo zakora ikintu gishoboka icyo ari cyo cyose, ariko icyangombwa nuko ziyabona. Oya siko bikwiriye kutumerera twebwe abana b'Imana. Turashaka ayo mu mucyo, turakorera ayo mu mucyo atadutandukanya n'Imana. Niba ari amafaranga ari menshi ari bungire n'umumaro muri none, ariko agiye gutuma ntakaza ubugingo buhoraho, ayo ngo ntakwiriye kuba ayanjye. Yamugiriye inama amubwira ngo abayararikiye cyane byatumye bihandisha imibabaro ndetse bataye iby'uru rugendo byarabananiye. Ku murongo wa 11 yavuze ngo ariko weho muntu w'Imana ujye uhunga ibyo, ahubwo ukurikize gukiranuka, kubaha Imana, kwizera, urukundo, kwihana n'ubugwaneza. Yavuze ngo ujye uhunga ibyo, ntago avuze ngo ntidukore, ntago avuze ngo ntitwite ku nshingano, ariko aravuga urukundo rw'amafaranga, gukunda impiya ku rwego rukabije, ngo nitujye tubihunga, dukurikize gukiranuka, kubaha Imana no kwizera, kuko iyo twabikunze cyane kubaha Imana biratunanira. Ku murongo wa 12 yavuze ngo ujye urwana intambara nziza yo kwizera, usingire ubugingo buhoraho, ubwo wahamagariwe ukabwaturira kwatura kwiza imbere y'abahamya benshi. Witondere itegeko, ntugire ikizinga habe n'umugayo, kugeza ku kuboneka k'umwami wacu Yesu Kristo. Ujye urwana intambara nziza yo kwizera, usingire ubugingo buhoraho. Gukizwa ni byiza, ariko kugira ngo nzarangize urugendo amahoro, singire ubugingo buhoraho, hari intambara yo kwizera nzaba nararwanya, hari igitugu nzaba naratwaje uyu mubiri wanjye, hari imbaraga nzaba narakoresha kugira ngo satani ntamfate. Hari uruhare rw'Imana, ariko hari n'uruhare rw'umuntu kugira ngo umuntu asingire ubugingo buhoraho, azarangize urugendo amahoro, aba yararwanya intambara nziza yo kwizera. Abatarigeze yemera kunamurwa n'ibihe. Nta muntu kuri Yesu udaca mu bibazo, nta muntu udaca mu bintu bibishye, ariko abashobora urugendo bakarubasha n'abantu biyemeje kurwanya intambara yo kwizera. Yarangije amubwira ngo witonde, ntugire ikizinga habe n'umugayo, kugeza ku kuzaboneka k'umwami wacu Yesu Kristo. Ibi biradukwiriye. Ntago kutabaho ikizinga n'umugayo ari byo gutunga umwaka umwe cyangwa imyaka 10 cyangwa igihe nkiri mu itorero runaka, igihe nkiri kumwe n'abandi ba Kristo. Nibyo gutunga kugeza ku kugaruka k'umwami wacu Yesu Kristo, cyangwa kugeza ku munsi wawe wa nyuma hano mu isi. He kugira ikizinga kiba mu Kristo bwawe, he kuba inenge igaragara mu rugendo rwawe. Aramubwira ku murongo wa 17 ngo wihanangiriza abatunzi bo mu by'iki gihe, kugira ngo be kwibona cyangwa kwiringira ubutunzi butari ubwo kwizigirwa, ahubwo biringira Imana iduha byose itimana, ngo tubinezererwe. Bibikira ubutunzi buzaba urufatiro rwiza mu gihe kizaza, kugira ngo babone uko basingira ubugingo nyakuri. Mbibutse ko iri torero uyu mukozi w'Imana Timoteyo yarayoboye ryari mu mujyi wari ukize muri icyo gihe, ariko umukozi w'Imana yarimo aramugira inama ngo agire inama abatunzi be kwiringira ubutunzi butari ubwo kwizigirwa. Nongere mbibutse ko kutizera ubutunzi ari ikintu kigoye, kugira ngo umuntu ufite ibintu bisa nk'ibifatika ukora icyo ashaka akagera ku cyo ashaka, akura umutima kuri ibyo bintu awuhereze kwiringira Imana, biragoye ariko kandi birashoboka. Inama rero igirwa abagize amahirwe yo gutunga ni ukudashyira umutima ku butunzi, ahubwo bakabushyira ku Mana, ndetse bagakoresha umugisha Imana yabahaye wo gutunga ngo kugira ngo bibikire ubutunzi bwiza mu bugingo buhoraho, ari bwo gukoresha ubwo butunzi bwabo bashyigikira ubwami bw'Imana, bashyigikira abashonje, bashyigikira abatishoboye. Arangiza amubwira ku murongo 20-21 ngo Timoteyo we, ujye urinda icyo wagabiwe, uzibukira amagambo adakwiriye kandi atagira umumaro, n'ingirwabwenge zirwanya iby'Imana. Hariho abantu bivuga ko babufite, bikaba byarabateye kuyoba bakava mu byo kwizerwa, ubuntu bubane namwe. Arimo aramubwira amugira inama ibyo akwiriye guhunga. Ujye urinda icyo wagabiwe kandi uhunge abantu bafite amagambo adakwiriye atagira umumaro, biyita ingirwabwenge. Ni ukuvuga ngo barasa nk'abanyabwenge, ariko mbabwire ngo ubu bwenge bw'ibyanditswe ntago bukiza. Hari igihe ushobora kuganira n'umuntu ugasanga afite ubwenge bw'ibyanditswe, ugasanga afite ibintu biri ku murongo, ugasanga Bibiliya arayizi, ariko wakwitegereza ubuzima bwe ugasanga kubaha Imana nta kurimo. Rero Paulo arangiza amugira inama ko abo bantu akwiriye kubirinda no kubahunga. Ubwenge dukeneye n'ubwenge budutera kubaha Imana, n'ubwenge buntera gufata Bibiliya nasomye nzi gusobanura neza nkayihindura ubuzima bwanjye. Imana iguha umugisha kandi kurinda ubwo bwenge bubi, bugumana ibyanditswe mu mutwe, bisangiza abandi ariko butaduhindukiye ubuzima. Umwuka w'Imana arahari kugira ngo adushyigikire nitumwemerera. Ugire umunsi mwiza, ubuntu bw'Imana bugumane nawe. Urakoze.